Intara y'Amajyaruguru rero ari turi uyu munsi mu misoro yeguriwe inzego z'ibanze ariyo yo gusorera ibibanza, amazu akodeshwa ndetse n'ibindi. Intara y'Amajyaruguru niyo yaje nyuma y'izindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali mu gukusanya uyu musoro, kuko mu mwaka wa 2023 2024 muri iyi ntara y'Amajyaruguru intego yari yo gukusanya miliyari 7.3 muri uyu musoro weguriwe inzego z'ibanze. Gusa umusoro wabashije gukusanywa ungana na miliyari 6.7 gusa, bingana n'ikigereranyo cya 91.6%. Bituma iyi ntara izi nyuma y'izindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali mu gukusanya uyu musoro. Aha ni naho komiseri wungirije ushinzwe abasora ndetse n'itumanaho mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Uwitonze Jean Paul avuga ko uyu musoro utagakwiye kuza inyuma, kuko ari ibibanza ndetse n'amazu akodeshwa bisorerwa muri uyu musoro. Yewe inzego z'ibanze ahangaha rero rwose uyu munsi wo gushimira abasora bitwe nk'icyerekezo twihaye, kuko ubushize mwabonye ko intara y'Amajyaruguru yari inyuma muri iyi nzego z'ibanze. Rero bidutera imbaraga kuko izi miliyari 7.6 gusa mu nzego z'ibanze ni ibibanza twishyuye twese bitanga tubiye ni ubukonde bw'amazu, hari ayo dukodesha cyangwa se dukodesha abandi. Ni patante n'ubundi dukoresha neza ibiye bizakora tuzabona patante meza cyane asobanutse ku buryo rwose n'abantu bose rusange nta kigo kiri mu by'ukuri dukoze neza tukabyemeza tugafatanya nka PSF n'inzego z'ibanze ndizera yuko ayo mafaranga twanayakora kabiri kuri iki. Mu mboni za bamwe mu bikorera bo muri iyi ntara y'Amajyaruguru bavuga ko hakwiye gukorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu musoro ubashe kuba wakwiyongera. Ni ibintu banahurizaho na guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunda. Hari twabaye bambere, hari n'abo twabaye bari. Ibyo rero akazi k'iyo kabona igisubizo, ariko mu gihe cyo gutegura y'inama y'ukwezi kwa kabiri biratanga icyifuzo ko abantu baba basesengeye kugira ngo noneho gufata ingamba bishobora byakora. Turacyafite umwanya wo gukosora umwaka utaha hose bikazaba bishoboka. Ntabwo twavuga ko twazamutse hamwe kandi muri bice n'icyenda nibuka ahantu twamaze 12, ibyo ntabwo ari byo. Tugomba muri gihe kugenda mu byumwe. Komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro niwe Nshuti Ronald wavuga ko bazakomeza kuba hafi ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru kugira ngo buzabashe kwesa uyu muhigo w'umusoro. Ariko iyi ntara cyo tugenda tubona nuko abantu bumvise neza aya mategeko tubaho, bumvise neza imisoreshereze bararyoherwa kandi bakabikora neza, tukaba tubashimira. Ni ukuvuga dufatanyije tukarushaho gusobanura kandi kumva n'ibitekerezo byatanga kugira ngo babone ko nta bibazo bihari, ahubwo ni ibintu twabonye hari byinshi twakemura. Ariyo mpamvu tuzakomeza kubasura kugira ngo natuye twese tuvuka tube twabashakira igisubizo. Muri rusange umusoro w'ubutegetsi bwite bwa leta niwo musoro intara y'Amajyaruguru yajemo imbere, kuko wiyongereyeho ku kigereranyo cya 7.5%. Kubw'izo mpamvu ngo babashije gushyiramo imbaraga n'umusoro weguriwe inzego z'ibanze nawo wabasha kuzamuka 100%. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.